Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko ari Imana ikura kure, kuko nta hantu haba kure Imana itakura umuntu. Ubundi ngewe nakijijwe maze gufungwa inshuro 13, maze gukatirwa inshuro 4 muri gereza nkuru ya Kigali bitaga 19 Satarante. Hari amazina banyitaga ateye ubwoba, kuko iyo nageraga muri gereza baravuga bati nibirakaze bitewe n'iki. Iyo nagimanukaga ngezemo barambazaga ati se munyeshuri bimeze bite? Ati birakaze se gute? Ati ni ya misonga yo mu miryango, kuko namanutse nzize umwana wo mu muryango, banshinjaga ko nafashe ku ngufu. Ubwo ngubwo rero kuko navugaga ati ni ya misonga yo mu miryango, kuko nabaga mfungishijwe n'umuryango. Hanyuma bavuga ati ni ya misonga yo mu miryango, birakaze cyane. Nagiye muri intoxication kwa OPG, arambaza se bimeze bite, byagenze gute? Ndavuga ati nyine basanze umwana mu nzu, hanyuma ngeze hanze mbona ko defense ziraje, nanjye mpita mpubuka ntangira kurya umukuku. Ubwo rero banyitaga kurya umukuku. Kubera iki banyitaga kurya umukuku? Nuko ko nyine nirukanze. Noneho nabo rero babonaga mfunzwe, bavuga bati kurya umukuku yagarutse. Urumva muri brigade banyitaga kurya umukuku, muri gereza bakanyita ya misonga, birakaze, zanduru. Ubwo rero baravuze bati ya zanduru yagarutse. Batangazwa no kubona zanduru ninjiye muri gereza mfite Bibiliya mu kwaha. Mbere rero kuri iyo nshuro ya 4 yuko nyizwa, nibwo nakoze ubustari buteye ubwoba, mfata icyemezo cyo kugira gute, mfata icyemezo cyo kuzana abagore 2 mu nzu. Hanyuma abo bagore 2 mu nzu nari ngiye kubatungira mu cyumba kimwe na salo, kandi muri izo nshuro 3 zose nafunzwe. Muri izo nshuro 2 zabanje nafunzwe nari narafite tatuwaje, ariko Imana wenda ifite icyo ishaka kunkoresha. Hanyuma muri makeya ubuhamya bwanjye nuko bwari buteye. Bakunzi ba Iyobokamana TV, ubu buhamya burakomeye. Noneho mwajyaga muvuga ati tuzanye ubuhamya, ariko ubu bwo navuga ngo ni rurangiza. Arezimye gatoya ibikuye muri ubu buhamya, birakomeye cyane. Nawe ntucikwe. Ubu ngubu arimo yitegura kuzashyingiranwa n'uwo mugore umwe mu minsi mikeya cyane, ku itariki 23 n'izuku kwezi turimo. Ni ibintu birebire cyane. Kurikira rero nawe ntucikwe n'ubu buhamya. Ziba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukaganira, ariko mbere ya byose tuboneyeho nyine no kubanza kubasuhuza, tubabaza ati mumeze muteye, icyumweru cyagenze neza, ku munsi w'ejo mwateraniye byari sawa, mwese abari mu Rwanda, muri diaspora n'ahandi, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi ubu ni uburyo bwiza bwo utarakora notification kugira ngo ujye video zose dusizeho, ndetse ukaba utarakora subscribe ku Iyobokamana TV, nyaboneka n'ukuri uyikore, kandi ukubonye video nziza ujye uyihereza n'abandi, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwamamara. Tukomeza kugenda tubashimira inama zanyu n'impanuro, kugenda mudukosora aho twakosheje, kugenda mutugira inama, mutuba hafi, yewe ndetse hari n'abadutera inkunga, ntabwo twabibagirwa. Turabashimira cyane cyane cyane, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana imigisha y'Imana. Turabakunda kandi turabazirikana. Ni ibintu byiza cyane rero, kandi namwe muradukunda turabizi, kuko muba mubitwereka mu kuduhamagara, muri komanteri, ndetse no mu bundi buryo bwose mushaka ko twagurushaho gukora ibyiza. Rero ni kuri uyu wa mbere nyine ku itariki ya 11 niho rero tugiye kuganira n'uyu mukozi w'Imana. N'umukozi w'Imana Imana yanyujije mu bintu bikomeye, iramukomeza kugira ngo azaze gukomeza abakunzi b'Iyobokamana TV. Turagusabye rero ntucikwe n'ubu buhamya bwe, ntucikwe n'inyigisho ze, kuko zirimo inama, impanuro, inkomezi, no kuvuga ko nta kure habaho Imana idakura abantu ngo ibashyire hejuru cyangwa ibazamure cyangwa ibavane ahantu hakomeye. Reka rero dutangirane n'uyu mutumirwa tuvuga tuti mwaramutseho neza kandi muraho murakomeye. Mwaramutse neza. Amakuru ni meza. Turabakiriye ku Iyobokamana TV. Nanjye ndanezerewe. Ninde rero tugiye kuganira? Muratangira mutwibwira kugira ngo abadukurikira amenye ngo ninde tuzanye kuri kamera za Iyobokamana TV. Amazina yanjye ni Ngabonziza Robert, bakunda kunyita munyeshuri. Munyeshuri, gituma nitwa munyeshuri ni ryavuye mu buhamya ngiye kubaha.
ati ni Robert, ati bakunze kwita munyeshuri. Niwe munyeshuri najyaga numva wamamaye cyane mu myaka. Uyu munyeshuri afite ubuhamya bukomeye, wenda reka murekase kubyivugira, ariko ati bakunze kunyita munyeshuri bifite inkomoko y'ubuhamya agiye kuduhereza. Avuze iryo zina numva so bwa mbere ndyumvishe. Ushobora kuba wirigeze wa mustar? Nabaye umustar cyane muri iriya Nyamirambo, nubatse izina ari ryo rya munyeshuri, hanyuma Imana iza kunkurayo, ubu nkaba ndi umukozi w'Imana. Kristo rero muri hetorero ubarizwa hagana hehe? Barizwa ku mudugudu wa Beteli, paruwase ni Rugarama, muri iri torero ryacu rya ADEPR i Nyamirambo. Yego, uyu rero ni munyeshuri, niwe tugiye kuganira. Tudatinze rero reka nguhereze mikrofone maze utangire nyine utugenere ibyo waduteguriye kugira ngo abakunzi b'Iyobokamana TV babashe gukurikira, kandi Imana iguhereze imbaraga zo kugira ngo ubivuge nta na kimwe usigaje, ushiramanga ubundi uganirize abakunzi b'Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gushima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko ari Imana ivuga kandi igasohoza. Ubu buhamya hari igihe nigeze kujya kubutanga ku mudugudu wo mu Biryogo, hanyuma umuhanuzi ijya mu mwuka arambwira ngo ibi bintu hari igihe uzabivuga no ku mateleviziyo no za Israel, ariko ndashima Imana ko ari Imana ivuga igasohoza. Amen, haleluya. Hanyuma reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana mbere y'uko mbagezaho ubu buhamya. Turasoma rero mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ni ibice 6 umurongo wa 10. Ibice 6 umurongo wa 10. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ngewe ubari imbere cyangwa ubaha ubuhamya, amazina ni Ngabonziza Robert, bakunda kwita munyeshuri. Hanyuma ahantu iryo zina rya munyeshuri ryaturutse rero ni mu buhamya bwanjye. Nkimara kurangiza pirimeri nagiye muri segonderi, maze ndangije umwaka wa mbere wa segonderi, ahantu twigaga baratwirukanye, biba ngombwa yuko njya gushaka ahandi ikigo. Hanyuma nibona ndi kwiga toronkome ku Gisenyi. Ku Gisenyi rero nahize umwaka wa 2, mpiga n'umwaka wa 3. Hanyuma muri icyo gihe rero nigaga ku Gisenyi, nagezeyo mpura n'abandi bana, niga kunywa urumogi. Hanyuma nize kunywa urumogi, ndagenda urumogi rurantoka, umva nari mfite ububyutse bwo kunywa urumogi cyane, ku buryo muri icyo gihe nafataga gahunda nkambuka ku mupaka nkajya muri Kongo, nkajya kwirangurira urumogi rwo kunywa, nkazana amabuni menshi cyane ageze nko kuri 200 cyangwa 100, nkaza ari urwo kwinywera gusa. Urumva ko nari mfite ububyutse bwinshi cyane bwo kunywa itabi. Nanywaga itabi ku rwego rurenze, kugeza n'ubu ngubu nubwo nakijijwe ntaramenya umubare w'amafaranga nshobora kuba naba nkoresha ku munsi mu itabi nanywaga. Nakundaga itabi cyane, ngakunda urumogi, ngakunda intore, mbese ntago naruhukaga kunywa itabi nko ku munsi w'umuganda, mbese amabutike yafunze. Ariko ndashima Imana ko ari Imana ijya imara inyota y'itabi, ari Imana ijya imara inyota y'ubusitari. Mbese Imana ni umukozi w'umuhanga. Amen, haleluya. Hanyuma rero ahantu umunyeshuri ryaturutse, nyine muri icyo gihe nigaga ku Gisenyi, n'ubundi nabagaho ntabana ntaziranye na mama wambyaraga. Mama wambyaraga ntago twari tuziranye, mbese no ku mazina y'ibyangombwa nagiraga nandikagaho amazina ya nyogokuru. Ni ukuvuga ko mama twatandukanye nkiri umwana muto, papa nkurayo anjyana mu cyaro ku Kibuye. Hanyuma intambara irarangira, birangira rero papa nawe yarapfuye atanambwiye n'amakuru ye. Hanyuma muri icyo gihe rero ngeze mu wa 4
segonderi nibwo namenyanye na mama. Hanyuma nza kumenyana na mama rero nararangije kwinjirwamo n'icyo cyorezo cyo kunywa urumogi rwinshi, narateretse imisatsi yenda kugwa mu mugongo, mbese ndi umusitari. Hanyuma amenyanye na mama tuzana kubana hano i Kigali. Ubwo nibwo ninjiye mu mujyi wa Kigali, uretse ko Kigali n'ubundi najyaga nyigeramo nje gutembera. Hanyuma tubana mu mujyi wa Kigali. Biba ngombwa rero yuko ni muri ishuri nkaza kwiga hano mu mujyi wa Kigali, aho nzaba negeranye na mama. Ubwo rero mpindura section. Icyo gihe nigaga sciences humaines, nza muri construction hano Saint Joseph i Nyamirambo, niho nigaga. Ku bantu bahazi hariya kuri RP niho nigaga. Hanyuma rero hariya Saint Joseph kuri RP mpageze ntangira kwiga, ariko n'ubundi nkinywa rya tabi cyane. Hanyuma rero cyo nashaka kubabwira ahantu umunyeshuri ryaturutse, muri icyo gihe nanywaga itabi ryinshi. Nagiye kwiga mbona mvuye ku Gisenyi ntazabona uburyo nzajya mbasha kubona itabi ryo kunywa, mpitamo kugira gute kuricuruza. Ndavuga ati noneho kugira ngo nzajye mbasha kubona itabi nkonsoma, reka njye ndicuruza kandi nanige. Ubwo rero niko byagenze koko. Mu gitondo najyaga ku ishuri, nyuma ya saa sita nkajya gucuruza itabi. Hanyuma ubwo naricururizaga hariya muri Tapi Rouge. Hanyuma abantu bambonye bakavuga batuzi kuriya mwana uducuruza urumogi ari n'umunyeshuri, bakavuga bati se byashoboka bite ko umuntu ashobora gucuruza urumogi kandi aniga? Hanyuma babikurikirana neza koko, mu gitondo bakabona ngiye ku ishuri, nyuma ya saa sita bakabona ngize gute nje kubacuruza. Noneho barabimenyera ko ndi umunyeshuri. Hanyuma umuntu yatuma undi itabi akavuga ati ugurire wa munyeshuri, wenda bashaka n'amakayi. Undi ati mbese ugakuye he? Ati nkaguze na wa munyeshuri. Gutyo nyine bigenda ari wa munyeshuri, ugurire wa munyeshuri, duteze imbere wa munyeshuri, bizamuka ari wa munyeshuri. Izina munyeshuri rimfata gutyo na n'ubu ngubu no mu nzu y'Imana rwose abantu benshi banzi ku izina rya munyeshuri. Hanyuma rero izina rya munyeshuri naho ngaho ryaturutse mu gucuruza urumogi kandi niga. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni iry'ababyeyi banyise, iry'ababyeyi banyise ni Ngabonziza Robert. Hanyuma rero nyuma yaho naje kwiga ndarangiza, ariko ndashima Imana ni umukozi w'umuhanga. Muri icyo gihe cyose nigaga ncuruza itabi, Imana yajyaga yiyeranja ngafatwa muri vacances, akaba ari bwo mfungwa, kuko ntiwacuruza itabi amfe tudafatwa cyangwa ngo ufungwe. Ariko Imana yajyaga yiyeranja ngafatwa muri vacances, akaba ari bwo mfungwa. Mbese mu rugo nabo bakiyeranja, bakaza bakajya kuri brigade bakabinginga bati ni umunyeshuri ariga rwose yarahanyuze, bakandekura. Hanyuma narinze ndangiza amashuri yanjye nta kibazo ngize cyo kuba nakatirwa. Amashuri ndayarangiza, diplome ndayibona, mbona na diplome y'amanota meza, amanota 5/11. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga rero ko yakavarinze diplome yanjye ndayizana. Nyuma yaho rero ndangije kurangiza kwiga rero nibwo noneho ninjiye nyirizina muri business yo gucuruza urumogi. Noneho nta kintu kinjena ngo nagiye ku ishuri, nazindukiragamo mu gitondo nkageza nimugoroba. Ndagenda rero umusitari, ndagenda mbese nkajya nambara amapoketi, nkajya nambara ibintu, mbese amafaranga yose nakuraga muri urwo rumogi nayakoreshaga mu kwinezeza, kunywa amayoga, kujya mu ndaya, kwirirwa nywa mbese ayo matabi, mbese nibyo nirirwagamo. Ubwo rero ndabikora umwaka wa mbere, ndabikora umwaka wa kabiri. Bukeye bwaho rero nihutishije, umukozi w'Imana aza kunsanga muri Tapi Rouge. Ansanga muri Tapi Rouge mpagaze hagati y'ibindi birara. Ngewe rero nabaga nyine urumva ninjye kirara gikuru, ninjye wakoraga ibintu mbese biri completoma. Uburyo nabaga nambaye byabaga biturutse mu bwenge. Ubundi umuntu ajya mu bintu by'uburara ari uko nta babyeyi afite, ari uko yabuze uburyo yiga. Ariko ngewe nabigiyemo mfite uburyo bwo kwiga, mfite ababyeyi. Urumva mama nari maze kumubona nubwo data atarakiriho, ariko ubwo urumva nabikora. Nicyo gituma rero nakoraga ubusitari kabisa buri ku murongo. Numbonye akabona yuko
hari itandukaniro mfite riri kumwe ritandukanye n'abandi barara twabaga turi kumwe. Ubwo rero umukozi w'Imana ansanga aho ngaho, arampamagara arambwira ati Imana rero yakunda. Kwanza yabaye akimpamagara mbona ni umuntu w'umugabo wiyubashye, ndavuga se uriya wasanga ari leta. Buriya rero abantu bacuruza urumogi baba bafite ibibazo byinshi. Babona umuntu wambaye neza ubwoba bukabica ati wasanga ari leta ije kumfata. Babona umukire mbese. Ubwo rero nanjye naramubonye mbanza kugira urwikekwe, ndavuga ati se namwegera agahita nshakira. Mbanza mvana imogi nari mfite mu mufuka nzihereza bagenzi banjye, ndamusanga ndamwegera, ngo mpita musuhuza ndamubwira ati bite se mani nawe urakarya se? Arambwira ati wapi wana ntabwo ibyo bintu ngewe ndebaho, ahubwo narinje kukubwira ubutumwa bwawe. Ndabwira ati butumwa ki? Ati Imana yakuntumyeho, Imana irashaka kuzaba umukozi wayo. Muri iyo minsi rero ambwira gutyo ngo Imana yakuntumyeho irashaka ko nzaba umukozi wayo, nari maze igihe ndi mu bintu, kubera yuko mbere yuko njya kwiga iby'ubwubatsi, n'ubundi ngiye narangije construction nyine hariya Saint Joseph. Mbere yuko njya kwiga iby'ubwubatsi nigaga biriya bya sciences humaines. Sciences humaines rero ni ibintu bigishamo nyine, nibira bigisha ko nta Mana ibaho, bakakwereka amafoto ya za homo sapiens, uburyo umuntu yavuye mu nkuge, mbese ibintu by'amapsikoloji n'amasosioloji n'amafilozofi, ugatura n'ubwenge bikarenga. Nanjye rero maze itabiri maze kunyuzura ya science nize yangarutsemo, nanjye nkajya niyumvisha ko nta Mana ibaho, nkajya numva ko ari njye wigize. Mbese nashoboraga kwicaza abantu barenze nka 20 nkabasobanura ko nta Mana ibaho, nkabereka strategy z'abazungu badushyizeho kugira ngo mbese batwumvishe ko Imana iriho. Mbese nanjye nabisobanuraga abantu ku buryo abantu bose bahavaga koko bumvishe ko nta Mana ibaho, ku rwego nabisobanuriye n'uwo mumama wambyaye, nawe narabimusobanuriye mubwira ko nta Mana ibaho. Nkamubwira ati abantu ubona bagiye i Beteli barasaze, nawe kujya kwa Karoli Rwanga yari yarabyihoreye avuga ati koko ahubwo kwiga ni byiza, ubu twari kuzagendera mu kigare tuvuga ngo hariho Imana tujya gusenga. Ubwo nawe kujya kwa Karoli Rwanga da yamenya yarasubiyeyo hari aho nkirijwe, kuko nawe yahise abivamo. Hanyuma rero muri iyo minsi nyine mfite ububyutse bwo kubwira abantu ko nta Mana ibaho, ndi kugenda mbisansibiliza mu bantu cyane. Urumva ko na mama nari maze kubimumaramo neza, nawe no kujya kwirirwa ajya gusenga mu Bagatolika niho asengera yabivuyeho. Nibwo uwo mukozi w'Imana yansanze, arangije arambwira ati Imana irashaka kuguhindura umukozi wayo, uzayivugira. Ambwira ibintu byinshi, ambwira ukuntu umuntu yubashye Imana imwubakira urugo ikamuha amazu, ambwira uburyo nawe yiga muri Kiste. Hanyuma rero muri iyo minsi nyine arigendera. Amaze kwigendera mpita ngaruka muri babarara. Ubwo namukurikije ibitutsi byinshi cyane. Umva, nagiraga ibitutsi mu kanwa kanjye, mbese ikintu cyose byabaga ari bya bitutsi kandi by'abashumba, bimwe byo ku babyeyi, uwo mvunjiye, uwo nguze ikintu, mbese nari nararumuye mu burara. Nanjye njya ntekereza ahantu Imana yankuye, nkavuga ati Imana ni igitangaza. Amen, haleluya. Hanyuma rero muri iyo minsi mba ndagarutse rero, mba ndababwiye. Ubwo siniriwe mvuga ibitutsi namututse, ahubwo icyo nibuka nabwiye ngo umva Babiloni iranyiyongoje bana, ngo Imana ya muntu myihungu irashaka ko mba umukozi wayo. Imana siba hehe ko abantu basaze, ahubwo Imana iba hehe. Ariko Imana rero ni umukozi w'umuhanga. Hari ijambo rivuga ngo kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Muri iyo minsi rero hatarashira amezi 2 kugira ngo Imana inyereke neza yuko ariyo yampamagaye cyangwa ariyo yantumyeho, yahise igira gute? Yahise inkubita muri gereza. Inkubita muri gereza, ni n'ubwa mbere nari ninjiye muri gereza. Inkubita muri gereza manutse kuri dosiye ikomeye cyane, dosiye ya viole sur mineur, gufata umwana ku ngufu. Hanyuma iyo dosiye ukuntu yari iteye, nanjye ubwanjye nayisomye ari uko maze gutaha. Hari handitseho ibintu bikomeye, ukuntu umwana bamufatiye iwanjye mu nzu, kandi koko ababyeyi b'umwana nyine bamusanze iwanjye mu nzu, basanga hateretsemo akabido kaji. Ubwo ngubwo basanze hateretsemo akabido kaji, kandi muri viole, ubundi muri dosiye ya viole iyo habonetsemo ikintu cyaji, ni nk'aho urubanza ruba rwiciye, kuko baba bavuga bati ubu yafashe inoji ayidorogamo ibinini, amaze kuyidorogamo ibinini ayiha abana,
nako ayiha uwo mwana kugira ngo amusambanye, mbese ameze nk'uwasinziriye. ubwo rero iyo habonetsemo ji, urubanza ni nk'aho ruba rwicaye. ubwo rero iyo ji yabonekaga muri dosiye. hanyuma bamfatanye n'umwana mu nzu, nsohotse hanze ngerageza gucika, ndirukanka banyirukaho, bamfatiye nk'epfo iyo ngiyo za Rwarutabura, kuko ngewe ntuye i Nyamirambo ruguru ku rya nyuma. bamfatiye epfo iyo ngiyo za Rwarutabura, ngerageza abantu bamfashe kubaha ruswa ngo bazibanganye ibimenyetso, kuko amakuru nari nyazi yuko umuntu ufatanwa umwana yaba mu nzu cyangwa ibyo bamwagiriza ibintu bya viole ari imyaka myinshi. ngerageza kubaha amafaranga ngo bizimangane, ndanga n'ubundi baramfata bangeza hehe, kuri burigade. ubwo rero ibyo byose byari byanditse hehe, muri dosiye, uburyo umwana yaragejeje ku myaka 15, ibintu byose bikomeye. ubwo rero nibwo nibonye hehe, muri 1930, ku buryo nafataga dosiye yanjye nkayishyira mbene bariya bantu biga ibintu by'imanza muri gereza. harimo abantu muri gereza baba baragiye barafunzwe bari nk'abanyamategeko cyangwa barize, hanyuma bakigira abandi amadosiye, bakakwereka uburyo urubanza rwawe uzaruburana, bakanakujuririra. njyewe rero iyo nabashyiraga dosiye yanjye, barambwiraga bati rero munyeshuri wowe, dushingiye ku ntino dosiye imeze, niwiburanira neza ukemera icyaha ugasaba imbabazi, wiburaniye neza ukemera icyaha ugasaba imbabazi, nturushye urukiko, bazagukatira imyaka 15. numva nyine mbese utaruhije urukiko wasabye imbabazi wemeye icyaha, bazagukatira imyaka 15, kuko dore biragufa ibyonyine. iyi ji itanagufashe no kwirukanka byonyine no gutanga iruswa bigaragaze ko icyaha cyaguhamaga. hanyuma bambwiye gutyo, ariko bakambwira ngo kandi niwiburanira nabi ukazana ibintu byo kurusha urukiko, dore ni burundu rwose. hanyuma rero babimbwiye gutyo, mpita nibuka ya Mana yavuganye nanjye muri tapi ruje. amen, haleluya. nibutse Imana yavuganye nanjye muri tapi ruje, ndavuga ati rero reka nsenge ya Mana yampamagaye, ya Mana njya mpakana nimba ari Imana koko iriho, ya yindi njya mpakana njya abwira abantu ko ntayiriho, nimba iriho koko ni inkure kuri iki cyago nanjye mbonye ntashye, noneho nk'uko yantumyeho ngo nzaba umukozi wayo, noneho ngende njye kuyikorera. ubwo rero koko ntago byatinze, nubwo nahise niruka njya gusenga. mu bagatulika narasengaga, mu basilamu nasengeragamo, cyane ko nabaga no mu musigiti niwo nabagamo, ngasengera mu basilamu, ngasengera mu bagatulika, ngasengera mu barokore, ngasengera mu macaca. abamo hari icaci yabagamo yitwaga Ruwapu, naho ngasenga. agera mu barokore ho nkanabaturira, nkanababwira uko bimeze. hanyuma ikintu gitangaje cyane ni ukuntu nyuma y'iminsi 30 nibwo nahise nsohoka ndataha, nyuwe na procedure hariya hoti kuru, njya kuburana procedure hoti kuru, ndataha. umva nashimye Imana, ndumirwa, ndavuga ati ubwo ngubwo maze gutaha ngeze mu rugo, abantu nako mpita ntambuka, ndavuga ati ngiye gukorera Imana yampamagaye. mpura na mama ngiye i Beteli, arambwira ati sugiye he? ndavuga ati Imana buriya rero biriya byose byari mu bushake bw'Imana. Imana yantumyeho ngo irashaka ko nyikorera, ndangije ndabyanga. nicyo ngeze muri gereza rero nsenga Imana, ndavuga ati nimba ari wowe Mana yampamagaye, nunkure kuri iyi dosiye ngiye kugukorera. ubu rero ngiye gushima Imana i Beteli, ngiye kuyikorera. arangije arambwira ati rero abarokore bagira gahunda, ntago bashobora kuguha umwanya ngo ushime, ahubwo reka twigire kwa Karoli Rwanga dusenga Imana tunayishimira. ubwo mpita manukana na mama nyine kwa Karoli Rwanga, ndagenda turasenga. tumaze gusenga turataha, twagiyeyo nk'ibyumweru 2. ibyo gukorera Imana mpita mbivamo, n'ubundi nisubira mu matabi n'amayoga n'abagore, nabwo mbisubiramo. ndongera ndashayisha pe, nibagirwaho Imana inkuye. hatarashira amezi 2 ndongera ndafatwa, ndafungwa. noneho maze gufatwa mfunzwe, ngenda noneho manuka mfatanwa n'urumogi. noneho mfashwe kumanuka kuri dosiye y'urumogi, manuka bankatiye amezi 8. ngezeyo igihe ndi kuyekora, kubera rero ko nacyuwe na hoti kuru, sinyasiyo yo mu mizi ya viole insanga muri gereza. insanze muri gereza nanga kuyitaba. nanze kuyitaba, abantu baravuga bati rero mu mwihorere yange kuyitaba, najya gutaha bazabona dosiye 2 muri mashine. nibabona dosiye 2 muri mashine,
urumva ko nibabona dosiye ebyiri bazavuga ati banza ukore n'iyi ngiyi ujye kuburana n'iyi ngiyi. ubwo ngubwo nabwo bintera ubwoba, ndavuga ati Imana yari inkuye ku cyago cya viyore, none koko urumogi nirwo rutumye ngaruka kuri iyi dosiye. Nabwo ndongera nsenga Imana, nkajya nsenga Imana, ariko n'ubundi ngasenga Imana bya nyirabeshwana, nkajya ninywera ibikamba n'amatabi n'utwo bangemuriye twose nkatunyweramo amatabi, ariko ngasenga Imana. Hanyuma amezi 8 arangiye, ndashima Imana yuko aya amezi 8 arangiye ngiye gutaha ya dosiye ya viyore ntiyaboneka, ahubwo haboneka dosiye y'urumogi. Mba ndatashye, ntashye noneho ngenda ngambira mu mutima ati nzakorera Imana. Ngeze hanze aho kugira ngo nkorere Imana, n'ubundi nabwo nisubirira mu matabi n'amayoga, nabwo nanga gukorera Imana. Hatari hashira andi mezi 2 nanone ndongera ndafatwa ndafungwa, nanone ndongera mfatanwa urumogi kubera ko narucuruzaga. Ubwo urumva yuko manutse muri gereza nabwo nanone ya dosiye ya viyore insangamo, ariko amaburaburizo nari namanutse mbese nahinduye amazina kugira ngo batabona insubiracyaha, ariko ya dosiye n'ubundi irongera insangamo. Yongeye kunsangamo rero nabwo nsenga Imana. Urumva ko Imana ni umukozi w'umuhanga, buriya aho kugira ngo iguhombe yaguhombya kabisa. Nafashwe nafunzwe inshuro 3 ntamara amezi 2 hanze. Amezi 2 niyo mbese yajyaga kuzura ngafatwa, yajya kuzura ngafatwa. Kuri iyo nshuro ya 3 rero nibwo noneho namanutse kuri ayo mezi 4 bw'abankatiye amezi 4, nabwo ngira Imana mba ndatashye. Maze gutaha rero nibwo nageze nibwo nageze mu gihugu. Ubundi abantu bari muri gereza iyo basohotse bavuga ko bagiye mu gihugu. Ubwo rero nanjye narasohotse ngera hehe mu gihugu. Ngeze mu gihugu rero aho gukorera Imana ngo nibuke uburyo inkuye kuri sinyasiyo, nibuke uburyo yankuye kuri cya cyago, ndagumya n'ubundi ndashayisha nikorera ibyaha. Umva noneho nakoze ibyaha ku rwego ruteye ubwoba. Noneho naragiye mba umusitari, nubaka izina, nkajya nambara amasaha 2 ku kuboko kandi yose abara, nkajya nambara ibishenete bya mbese medaye zabaga zigeze ku mpuza kunda. Ubundi najyaga nambara amashapure 2, bajyaga banyita Tadeyo ntihinyurwa. Kubera iki? Kubera amashapure nambaraga yamarija, ibishenete hano ku maguru, mbese nambaraga pocket ku buryo ikofi nayikuriragamo mu ntege. Umva wasangaga ibintu byose ari kompuri. Icyo gihe ubundi ntari nabonana na mama nkiri umusitari, najyaga ntereka umusatsi ukenda kugwa no mu mugongo, ariko nkumva sinshaka direde nazibonaga nk'umwanda. Ariko kuri iyo nshuro noneho nateretse direde. Kuri iyo nshuro ngo umva ndagenda mba umusitari kabisa, ndagenda nubaka izina. Nabaga mfite ikiyekuteri nambaraga, ikiyekuteri nari naraguze umuntu yavanye muri Kenya, najyaga nyambara nkamanuka numva ingoma, ku buryo imodoka zaturukaga inyuma yanjye zavuzaga amahoni menshi cyane, ngewe sinumve. Najya gukebuka ngo ndebe inyuma ngasanga nakuza ambutiyaje y'amamodoka kubera uburyo ingoma zo muri icyo kiyekuteri zakubitaga. Kuri iyo nshuro rero ndagenda nubaka izina. Ni nabwo nashatsemo umugore wanjye. N'ubundi nari mfite abagore 2 natereye inda rimwe, babyarira mu cyumweru kimwe, mbese umwe yabyaye mu cyumweru kimwe, umwe undi abyara mu kindi. Icyo gihe rero nibwo nagize nibwo nazanyemo umwe muri bo. Noneho maze kuzana umwe muri bo, mfata n'icyemezo cy'uko uwo wa kabiri nawe ngomba kumushyira mu nzu imwe. Kandi ubwo nari mfite inzu y'icyumba na saro, ariko mu rwego rwo kugira ngo mbese ngo nubake izina, ndavuga ati ngiye kubazana uwa 2. Hanyuma ngiye kubwira uwo wa mbere, we yari yarabyemeye ati kabisa uwa kabiri uzamuzane, kuko yabonaga amarere mfite ateye ubwoba. Uwo wa kabiri nawe ngiye kumuzana, arambwira ati kereka nuzana n'uwa 3 ufite. Hari undi nawe nari mfite wa 3 wari utuye Nyagasambu, wakoraga mu rugo, akazi ko mu rugo, yari yaratahanye inda, ntazi niba ari yanjye, ariko yageze nyine avuga ko ari yanjye. Baravuga rero bati kereka nuzana n'uwa 3. Ndavuga ati nta kibazo. Urumva noneho kuri iyo nshuro nari ngiye gushyira abagore 3 mu nzu, ariko 2 bo umugore yanyemereye 2, nari ngiye gushyira 3 mu nzu. Kuri iyo nshuro umva naragiye nubaka izina ku rwego rw'ubwo. Ubundi natangiye
guca mu mvaho nkikiga kabisa nkiri mu ishuri. Nagiye kubona mbona abantu bakaza bakambwira ati twakubonye mu kinyamakuru ngo umunyeshuri ucuruza urumogi. Kuri iyo nshuro noneho nibwo natangiye kujya nca no ku maradiyo. Ubundi Isango Star yajyaga inyuzaho amapublicité ikavuga ngo munyeshuri ngo niwe muntu wa mbere muri Rwanda wambara pocket ya mbere. Umva, nambaraga pocket ku buryo ikofi nayikuriragamo hano mu ntege. Nanjye nagenderaga kuri ya ndirimbo abahanzi bavuze ngo umubosi utakuzamura ngo ntakababazwe n'ipantaro utazamura, kuko nyine natekerezaga narize ndarangiza mfite diplome, nabuze n'umuntu wavuga ati reka nguha akazi, n'ubundi nagumye mu rumogi. Nanjye nyine ngashaka kubabaza ababosi muri urwo rwego, hambara izo pocket. Kuri iyo nshuro rero nibwo nyine byagenze gutyo, ntangira ibiganiro byanjye bitangira kujya bica ku maradiyo. Hanyuma ibiganiro byanjye bitangiye kujya bica ku maradiyo. Muri icyo gihe uriya mwaka wa 2013 na 2014, ubundi nakijijwe 2014. Muri iriya myaka 2013 na 2014 hajyaga habaho iminsi yo kurwanya ibiyobyabwenge. Muri iyo minsi yo kurwanya ibiyobyabwenge hari igihe bakoraga urugendo shuri, bagaturuka mu mujyi bakora urugendo shuri rwo kurwanya ibiyobyabwenge, bakaruhukira hehe? Hariya kuri stade Nyamirambo. Noneho rero abanyeshuri, abantu mbese bagiye muri urwo rugendo shuri bavaga mu mujyi baririmba ngo twamaganye iki, ngo twamaganye ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Noneho bakongera ngo twamaganye nde, ngo twamaganye munyeshuri ubicururiza munsi ya stade. Ubitewe n'ubusitari nari mfite, uburyo nambaraga, uburyo nagaraga mu bandi, n'ubundi byumvikanaga yuko ari nge muntu ucuruza urumogi hariya. Nyine bakavuga ati ni munyeshuri ubicuruza ninde mbese. Ubwo rero kuri iyo nshuro nyine bavaga mu mujyi baririmba gutyo ngo twamaganye iki, ibiyobyabwenge mu rubyiruko, twamaganye nde, twamaganye munyeshuri ubicuruza munsi ya stade. Naho bageze rero muri stade, ibiganiro ninge byabaga nyine bipuentaho cyane, bakavuga bati uwo munyeshuri ni muntu ki uduhera abana urumogi, mbese uwo munyeshuri bimeze gute. Ubwo icyo gihe nyine uko ibiganiro byabaga biri muri stade, n'amaradiyo naho habaga hariho ibiganiro, bagafungura imirongo ya telefone n'abantu bagatelefona, abantu bagatelefona bakavuga bati uwo munyeshuri turamuzi, yarize yarangije kwiga, yanze gukora ibyo yize, ahubwo atumariye abana abaha urumogi n'ibiki. Abantu bakaza biruka rero bakambwira bati munyeshuri, atuzi ko ibiganiro byawe biri kuri radiyo, wakwiviriye hano muri tapi ukigenda. Hari n'abandi batelefonaga bakavuga bati n'ubu dore turi kumureba aho ahagaze muri tapi ruje, dore ahagararanye n'abamotari, n'ubundi ari kubibakorera ngo babinywe. Bakambwira gutyo, nkavuga ngo nimugende bana, murabona ndimo ndubaka izina, mujye mureka uburezi, ndimo ndubaka izina kuri radiyo, ahubwo nubatse izina, mwe murembwira ngo nimve hano. Ubwo ngubwo nyine ndagenda nubaka izina kuri iyo nshuro ya kangahe? Kuri iyo nshuro ndagenda noneho mba umusitari ku rwego, mbese ku rwego navuga iki, mbese wagira ngo Imana yari iri kunsezerera mu busitani. Urumva nari ngiye kuzana abagore batatu icyarimwe mu nzu, urumva naciye ku maradiyo, nagize gute. Ariko kuri iyo nshuro noneho nibwo Imana yongeye iramfata inshyira muri gereza. Inkize muri gereza rero nafashwe ku itariki nka 20 zingahe z'ukwa kane 2014. Maze gufatwa kuri izo tariki 23 z'ukwa kane 2014, mbangeze muri burigade. Ngeze muri burigade mpurirayo n'umukozi w'Imana w'umupasiteri ngo wasengeraga muri Assemblée de Dieu, akajya atubwira ngo rero Imana yajyaga imbwira ngo nzaza gukora umurimo wayo hano muri burigade. Nkavuga ati se bizaca hehe ko ntari umunyabyaha? Kumbe nawe bari bamufunze bamuziza chèque sans provision. Hanyuma rero akajya atubwiriza ubutumwa bwiza, akatubwiriza ubutumwa bwiza. Ngewe rero kuri izo nshuro zose nafunzwe, ubundi nakijijwe maze gufungwa inshuro 13 mu maburigade n'amakasho. Maze nakijijwe maze gufungwa inshuro enye 1930 gereza nkuru ya Kigali. Urumva izo nshuro zose nizo nari maze gufungwa inshuro 13 mu maburigade n'amakasho, inshuro enye zose nibwo nari maze kumanuka 1930. Noneho muri izo nshuro zose nafunzwe najyaga nsenga Imana. Umupasiteri twari guhuriramo akatubwira ngo yusenze Imana ikakubwira ngo Mana ya Isaka na Aburahamu na Yakobo,
Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nuzajya usenga ukabanza iryo jambo, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana izajya ikumvira. Kuri izo nshuro zose rero nafunzwe, najyaga nsenga gutyo nkavuga ati Mana ya Isaka na Aburahamu na Isaka na Yakobo, unkure muri iyi gereza rwose. Nkabona ndatashye, nkumva yuko amasengesho ari ayo ngayo. Pasiteri rero we duhuriyemo akajya atubwira ati rero reka mbabwire bene data, kandi numvaga nanjye nshaka gusenga, kubera ko Imana yampaye noneho nyuma yo kwanga ba bagore kwanga kuza ngo mbatunge uwa batatu, nyuma Imana yampaye iki? Imana yampaye urukundo ruteye ubwoba. Numva nkunda wa mugore wanjye, numva noneho mbese n'abandi bose simbarebe, nkumva wa mugore wanjye niwe nkunze. Hanyuma nakijijwe, wa mugore wanjye mukunda. Hanyuma muri icyo gihe numva mukunze cyane, rero nibwo nafashwe ndafungwa. Noneho ngeze muri gereza, ngeze muri burigade, numva ndashaka gusenga Imana byimbitse, kugira ngo none Imana yumve amasengesho yanjye, inyure ntamanutse dizinefu, nongere nisangire iki? Umugore wanjye. Ubwo rero nibwo nafashe icyemezo cyo gusenga. Pasiteri akajya atubwira rero ati rero ijambo ry'Imana ravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ndavuga buriya amasengesho yose tuba dusenga ni ikizira imbere y'Imana. None se pasiteri dukora iki? Arambwira rero ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro cyane iyo asenganye umwete. Aduha urugero rero, aratubwira ngo ntiwajya kubitsa kuri banki, ntiwajya kubikuza amafaranga kuri banki utabikijeho. Nawe rero ntago wasenga Imana udafitanye konekisiyo n'Imana, Imana itakuzi. Birabanza kugirana konekisiyo n'Imana kugira ngo amasengesho uyisenga iyumve, nirangiza igire gute? Iyasubize. Ubwo rero mpita mvuga ati se kugirana konekisiyo n'Imana ni gute pasite? Kugirana konekisiyo n'Imana rero ni ukureka icyaha n'igisa nacyo, mbese ukamaramaza Imana ikakwishimira, nibwo usenga amasengesho Imana ikakumvira. Ubwo rongeyeho kuko nari mfite gahunda yo kumva nshaka gusenga Imana, kandi Imana ikumva gusenga kwanjye, yarangiza ikanyura ngasanga umugore wanjye, nibwo nafashe iki? Nibwo nafashe icyemezo, ndavuga ati ngiye gukizwa, nindangiza ngire gute? Nindangiza nisangira umugore. Ubwo rero nibwo nafashe icyemezo, ndavuga ati itabi ngiye kurivaho, urumogi nduveho, nkizwe, dore n'Imana yarampamagaye ngo nzaba umukozi wayo. Ubu ngubu natekereje ikintu nakora icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ntazongera gufungwa, gishobora gutuma ntongera kwitera umugore, nsanga nta kindi ari Umwami Yesu. Nibwo rero nafashe icyemezo. Ubwo rero najyaga ngerageza nkavuga ati itabi ndivuyeho, nkarivaho mu gitondo, nagera saa 9 bikananira nkaba ndarinyweye. Umva pasiteri barinze bamufungura, arinda ataha, ntari nagira gute? Ntari narireka. Ariko nibwo nagize gute? Nibwo nifatiye icyemezo. Pasiteri yaritahiye, yarigendeye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2014, mfata icyemezo, mfata amasengesho y'iminsi 3. Noneho amasengesho y'iminsi 3, ahantu wibujije ibigori ukibuza amazi yo kunywa, itabi ntago ari ryo ryakugusha. Mfata amasengesho y'iminsi 3 ndayasenga. Umva amasengesho y'iminsi 3 nayarangije, Imana yanyambitse izindi imbaraga zidasanzwe. Na n'ubu mpamya yuko imbaraga ngifite muri ino minsi nazikuye muri ayo masengesho y'iminsi 3. Amena, haleluya. Hanyuma maze kurangiza ayo masengesho y'iminsi 3, nkuramo izindi mbaraga, itabi ndarireka, byaha byose nkuraho, numva ndamaramaje, numva ndakijijwe neza. Hanyuma muri icyo gihe ntangira gusengera abantu, ntangira kubwiriza ubutumwa bwiza muri gereza. Abantu bakambwira bati ubwo nahise mba pasiteri nyuma y'ayo masengesho y'iminsi 3. Abantu bakatubwira ati rero pasiteri dusengere rwose, dore twafunzwe tuzira ubusa, Imana iducyure. Ndangije ngasengera abantu, koko abantu nkabasengera, bwacya mu gitondo nkabona barabacyuye. Bavuga ati uzi ko bya bintu by'Imana bikora, niba nsengera abantu ejo nkabona barabacyuye, ubu ngewe nisengera Imana sizanyura. Hanyuma habaga hari n'abandi bapinga, buriya barupinze ntibajya babura mu bintu by'Imana. Habaga hari abandi bapinze, abo nabo bapinze bakansanga bakambwira ati pasite ejo wasengeye abantu tubona Imana irabacyuye, natwe dusengere turebe ko iducyura kabisa. Niducyura ngewe nizi kamambiri uzazigumanire rwose. Ndavuga ati mwebwe reka twizere Imana, Imana twizeye irakora. Nabo babandi bari bapinze nabapfukamisha, nabasengera, nabo ejo nkabona baratashye. Ngewe sinanezezwaga nuko batashye, ahubwo nashimishwaga nuko ubwo mbasengeye Imana inyumviye bagataha, nanjye nisengera nzataha. Ubwo ndakomeza nkorera Imana, nibera pasiteri muri gereza. Kubera rero iyo ugeze hariya muri burigade,
kuba hari ukuntu batorera abantu kuba konseye umunyururu uyobora abandi. Muri izo nshuro rero nafunzwe zose, iyo nageragamo nahitaga mfata akazi k'ubwo bukonseye cyangwa nkaba umupolisi, kubera ko hariya n'ubundi ubuyobozi babuha umuntu wize, kubera ko raporo zitangwa mu gifaransa, z'abinjiye, z'abasohotse, z'abarayemo, zitangwa mu gifaransa. Ubwo rero bagagerageza gutoranya umukonseye ariko wize. Nanjye rero nari narize, n'abapolisi bahanzi inshuro naje bahita bavuga ati mugire uwo mwana mu polisi yamubwira umukonseye. Kuri iyo nshuro rero bantoreye kuba konseye ndabyanga, kubera iki? Numvaga nshaka gukorera Imana maramaje, kuko iyo uri konseye n'ubundi umuntu winjiye uhita umucakaza ukamukuramo amafaranga ya buje, ayo yaba afite yose, yaba afite 5, yaba afite 10, yaba afite 2, yose ahita aba yawe ku mufuka. Hari igihe najyaga ninjira nta n'igiceri cya 5 mfite, ariko nkamanuka muri gereza bankatiye kumanuka, nkamanuka mfite nk'ibihumbi 30, mfite ibihumbi 40. Urumva nakuye mu bantu ngenda mbaka ya buje ngira gute, kandi n'ubundi naraguza amarakerete, naraguza amawomo yo gukoropa gereza, mbese ibintu byose narabikoze kandi nandi nkayamanukana. Kuri iyo nshuro rero sinitaye kuri izo nyungu nashoboraga kuba nabona ku bukonseye, kuko numvaga nshaka gukorera Imana, nkumva ndashaka gukizwa neza, nkumva ndashaka mbese gusenga nanjye ngataha. Hanyuma rero njyewe natangajwe no kubona umunsi wanjye wo gutaha ugeze, nshiduka bampaye igipapuro kimanura nkatiye amezi 8. Ariko kuri iyo nshuro hari abandi bana 4 twari twarahagurukanye, twari twarakirijwe rimwe aho muri gereza, aho muri burigade. Turavuga ati rero ubwo dukijijwe tugiye kuzazenguruka u Rwanda rwose tuvuga ubutumwa bwiza mu nsengero, tubabwira gute. Turangije turavuga none se nituzenguruka u Rwanda rwose tuvuga ubutumwa bwiza, nitugera kandi ko mbizi neza ko muri gereza naho harimo abarokore, bo tuzajya kubabwiriza gute? Ko bizaba ngombwa ko Imana nanone idukoresha tukajya kubabwiriza. Noneho kuri iyo nshuro bankatiye, ntago byambabaje cyane ko ntatashye, ahubwo nashimishijwe nuko ngiye kubanza gukora umurimo w'Imana muri gereza, nkabanza nkavuga y'ubutumwa bwiza, namara kuvuga y'ubutumwa bwiza nyuma nkagaruka noneho nkomereza hehe mu nsengero no mu byumba na hehe. Ubwo rero nicyo gituma bitambabaje cyane. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, kuko yagira ngo ijye kugira gute, ijye kunyigisha umwifato w'abarokore muri gereza. Amen, haleluya. Hanyuma rero ngeze muri gereza rero, ubwo kuri iyo nshuro manuka muri gereza n'ubundi nabwirizaga abantu. Iyo nshuro nabwirizaga abantu n'ubundi ya pocket nkiyifite, nabwirizaga abantu n'ubundi nyambaye ubusa hejuru, kandi mu kwambara ubusa hejuru umubiri wanjye wose ubu ni nkaho na amatatiwaje, mbese ari agatuza, ari amaboko, na amatatiwaje yuzuyeho. Muri izo nshuro zose rero nabwirizaga ubutumwa bwiza, ntari namenya gukuramo pocket, nabwirizaga ubutumwa bwiza n'ubundi ndi kuri izo tatiwaje. Ariko icyo Imana yanjyaniye muri gereza, nagira ngo njye kwiga iki? Njye kwiga uko umurokore yifata. Kuko nkimara kugera muri gereza nabanje kwanza guhita njya muri nibature. Ngeze muri nibature nagiye nambaye umupira w'imbeho, nashyizemo n'ingofero y'umupira w'imbeho, numva umudiyakoni aranyegereye buke, wa mupira w'imbeho akuyemo ingofero ayishyira hasi. Menya yuko kwambara ingofero mu nzu y'Imana bitemewe. Bukeye bwaho nanone nsubiye hehe muri nibature, numva umudiyakoni inyuma yanjye arimo arazamura ya pantaro ya pocket, arimo arayinkenyeza neza. Menya neza yuko kwambara pocket nabwo bitemewe uri umukozi w'Imana. Ariko ubwo ibyo nari ntarabimenya. Urumva ko icyo Imana yanjyaniye muri gereza yari igiye kunyigisha uko umurokore yifata. N'ubundi niyambaraga ibya bipira bya eliminante nyine biba bifite ibihanga. Numva nari niguriraga iriya mipira ishushanyijeho ibihanga. Uwo mugore tubana hari n'igihe nigeze kujya kumusura ahantu yibanaga mu Rugarama. Aho rero mu Rugarama ahantu yibanaga, iyo najyagayo nacaga hagati mu irimbi. Noneho nageze hagati mu irimbi, ndebye kuri cya gipira kiriho igihanga gishinyitse, ndebye amenyo yacyo mbona ari kwaka. Mbonye ari kwaka ngira ngo nabazimu bampanzeho. Ngize ngo nabazimu bampanzeho,
ndangije ndebye nsanga mpita nifatishwa isigara mba ndayakije, ndavuga ngo abazimu ntibajya bafata umuntu nyine unywa itabi, ariko ubwoba buranyica sinjye warose mva mu irimbi nje gukurikirana neza nsanga wa mupira niko uteye n'ubundi amenyo yacyo araka n'injoro ya kiriya gihanga kiba kiriho. Bene data ndagira ngo mbabwire n'ubundi niba tuzajya tujya no kugura imyenda tujye ducekinga ibyo tugiye kugura, biriya bintu by'ibihanga ni ibimenyetso bya Illuminati. Nanjye nabisobanukiwe ngeze muri gereza, kandi mbisobanurirwa n'umuntu utari umurokore, ariko abimbwira ngira ngo nabyo mbikuremo. Ngeze muri gereza rero n'ubundi bya bipira bya Illuminati nyine biriho ibihanga n'ibiki nabyo nabikuyemo, nkajya niyambarira udupira tworoheje kuko numvaga ntashaka no kubigurisha ngo mbe narya n'amafaranga abivuyemo. Nabitangiye ubuntu, keretse kimwe nicyo naguranyemo agapira gatoya gafite nk'agaciro k'amafaranga turuwasa, kandi ibyo bipira nabiguraga 6, 7, mbese naguraga imyenda ihenze, nawe urabyumva, kandi muri kiriya gihe byabaga bihenze. Hanyuma rero kuri iyo nshuro nyine nibwo namanutse muri gereza mbona ko nta kibazo, Imana yari igiye kunyigisha uko umurokore yifata. Hanyuma rero ngeze muri gereza rero iyo nageraga Corps de Garde barabimenyaga ko naje, kubera ko reba umuntu wafunzwe inshuro izo nshuro zose 3 umanuka ntamaze amezi 2 hanze, kandi ndi wa monstari n'ubundi bari banze. Rero iyo nageraga muri gereza hari amagambo abarara bo hanze bakoreshaga, nakwita sirenge z'abarara, ngo bavuga ati ni zanduru birakaze ni ya misonga. Nanjye rero ayo magambo nageragamo nkakoresha niyo banyitaga amazina yabo. Ngo nageraga muri gereza bambaza ati mwana se munyeshuri bimeze bite, bati ni zanduru. None se zanduru gute? Ni ya misonga yo mu miryango. Urumva uwo mwana nyine bari bamfungiye ni umwana wo muri famiye, ni nkaho ari mubyara wanjye. Ubwo rero kuba ari mubyara wanjye urumva ni mu miryango nyine. Nanjye ngahita mbabwira ati ni ya misonga yo mu miryango birakaze. Hanyuma rero uko mbivuga gutyo bakanyita ayo mazina. Kuri iyo nshuro ya 4 rero barambwiye, bagiye muri gereza baravuze bati uzi ko zanduru yaje ari hanze agiye kwinjira. No bakabazanya ati zanduru wuhese, ati wa undi birakaze we ya misonga ya misonga aragarutse. Ubwo noneho bavuga bati ya misonga aragarutse, bagahita bose bagakubita bakuzura kuri Corps de Garde. Umva iyo najyaga gufungwa abantu barakubitaga bakuza, niyo umuntu yabaga akatiye burundu yimariye nk'imyaka 19 yiryamiye, iyo yumvaga ngo zanduru aramanutse nawe yarageragezaga akabyuka kaza guhagarara Corps de Garde ngo azarebe ukuntu ninjiye. Umva nageraga muri gereza ameze nk'umusitari, nkuko wafata Obama ukamutereka hano mu Rwanda abantu bagashungera. Nanjye iyo nageraga muri gereza abantu barazaga bagashungera, abampaye chance nabaga ndi umusitari, amaradiyo agahaguruka akavuga agatangira kuntangazaho ati se mu gihugu nuko mwambara. Umva nabaga nambaye pocket ku buryo nambaraga ikabutura ntube wabona akaguru cyangwa isogisi, n'ubundi gahura n'inkweto kubera pocket iriho. Ikabutura ariko nkayambara pocket ntube wabona akaguru. Ubwo rero abantu nyine barahurura barakubita baruzura. Noneho ku nshuro ya mbere naramanutse baruzura babona umustar uteye ubwoba nubatse izina. Ku nshuro ya 2 nabwo barahurura barakubita baruzura, nabwo bampa amachance amaradiyo araza akora interview. Ku nshuro ya 3 nabwo noneho ku nshuro ya 4 rero nibwo bahuruye baje kureba zanduru. Noneho umustar umaze umwaka mu gihugu, ubundi namanukaga ntamaze amezi 2 hanze. Ngeze rero muri batangazwa no kubona manukanye Bibiliya mu kwaha, bakubitwa n'inku baravuga bati mu ndebere zanduru. Rero noneho imitwa tuziyeho buriya agiye kwigira umurokore, baragira ngo ubwo abarokore bazajya baba bari gusenga basinjirije, ajye afata Bibiliya zabo azibibe, narangiza ajye kuzigurisha agire gute azinywemo itabi. Ariko siko byagenze. Ubwo namanukanye Bibiliya kuko namanutse nakijijwe. Mu gitondo babona ngiye muri nibature, babona nubashye Imana. Saa 6 rero muri gereza bo kubera ko nta yindi mirimo baba bafite baba bisengera Imana. Mu gitondo barasenga, saa 6 bagasenga, nimugoroba bagasenga. Muri iyo minsi yose rero nyine nge mu mezi 7 namazemo nta sengesho na rimwe nigeze nsiba, yewe nta na nibature kereka wenda niyo nagotwaga ngasinza, sinigeze ngotwa n'iminsi irenze 2. Hanyuma ntangira gusenga nyine
nyine menya umva babona ngiye muri korali biremeye, babona ndi mu byumba by'amasengesho, babona ndi kwitabira ibintu by'Imana, baravuga batuzi ko yakijijwe neza, barumirwa cyane. Hanyuma kuri iyo nshuro nyine ubwo nibwo naretse, nibwo icyo nashakaga kuvuga, navuze ko Imana yamanuye muri gereza kunyura, ntago byari biyinaniye ngo nsange umugore wanjye, ahubwo yari igiye kunyigisha kwambara. Ubwo urumva nubwo nasengeraga abantu tatuwaje nabaga zabaga zuzuye umubiri, nabaga n'ubundi mpagaze mu idirishya na tatuwaje, ariko ubu ngubu sinanagira no ku muhanda nambaye isengeri kubera kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Urumva poketi n'ubundi poketi nari ntarazamura, niga gusenga, niga kwiyiriza ubusa, menya ko Imana yari injyanye muri gereza yari igiye kunyigisha, cyane ko niga na teolojiya, niga kubwiriza ubundi umuvugabutumwa bwiza, niga teolojiya y'isezerano rishya, mbese menya ko Imana yari igiye kuntoza kubaha Imana. Hanyuma rero kuri iyo nshuro hashize amezi arindwi nibwo abantu bo muri gereza batangiye gutanga ubuhamya bwanjye babubwira abadiyakoni, bavuga bati rero Imana y'abarokore irashoboye. Bati uyu mwana uburyo yaje ku nshuro ya mbere turabizi, uburyo yaje ku nshuro ya kabiri nabwo turabizi, ari umunywata no ku nshuro, ariko kuri iyi nshuro ya kane twaramucunze turamuneka ngo turebe wenda ko yaba ari kwishushanya. Twacungiye ku mageto bacururizaho amatabi, nta na rimwe twigeze tumubona. Aho bacururiza amayoga, nta na hamwe twigeze tumubona, ahubwo twamubonaga hehe? Twamubonaga yagiye gusenga. Mbese Imana batangira gutanga ubuhamya bati Imana y'abarokore irashoboye, Imana y'abarokore iteye ubwoba kabisa. Kuri iyo nshuro rero amezi 8 arangiye nibwo nafashe icyemezo cyo gutaha. Hanyuma nako narafunguwe ndataha. Ngeze mu rugo mbwira mama ikintu cyamwemeje ko nakijijwe. Ubundi iyo nafungurwaga feri ya mbere mama yitaga ngurira byeri konje ngahita nyinywa kabisa nk'umuntu uvuye muri gereza. Kuri iyo nshuro rero mama yabonye mfunguwe, abona ndaje, atitaye kuri Bibiliya mfite mu ntoki, atitaye ubu amakuru yanyumvisheho ko nakijijwe. Nta muntu washoboraga kwemera ko nakizwa, kuko nanjye ubwanjye byanteye ubwoba uburyo umwami Yesu yanyifatiye akampa agakiza. Umva nari mfite umutwe ufunze, najyaga mbwira abantu ati niyo haza umupasiteri ukoma amashyi umuriro ukaka, njyewe ntago nakizwa, ntago nareka intore kwanza. Umva nanywaga itabi, nakundaga ikintu cyitwa itabi ryitwa intore, nakundaga urumogi, nashoboraga mbese mu rumogi nacuruzaga byinshi n'ibyo nikonsomeraga. Ariko kuri iyo nshuro mama yatangajwe n'ukuntu yagiye kungurira byeri konje, nkamubwira ati ariko mama ntago bakubwiye ko nakijijwe, njyewe ndinywera fanta. Umva yatangajwe no kubona nyweye fanta, aravuga ati umwana yanjye yarakijijwe, yarahindutse. Umva twajyanye no gutanga ubuhamya ku mudugudu, mbabwira aho Imana yankuye, nawe abaka mikoro arababwira. Abantu rero muri iyo minsi batangira kuvuga bati buriya munyeshuri ni ubwoba bwa gereza, ibi bintu by'agakiza ntabwo arabimaramo amezi 2. Ariko ndashima Imana yuko uyu n'umwaka wa 5 mbihagazemo neza, nta gukebakeba, nkiranuka muri byose. Ni ukuri Imana nishimwe, ni umukozi w'umuhanga. Kuri iyo nshuro rero mama yarazi ubukozi bw'ibibi bwanjye, kubera ko umva nashoboraga guhera mu gitondo nk'itabi nkageza nimugoroba, ntabonye n'umwanya wo kurya saa sita. Ubundi nkiri umusitari ikintu nakundaga ikintu cyitwa ubusitari, ngakunda ikintu cyitwa abakobwa cyane, ibintu by'ubusambanyi cyane. Noneho ko kubera yuko biriya bintu bya siyanse zimene byari byananyumvishije ko nta Mana ibaho, ikindi nanone nkiyumvisha ko nta sida ibaho. Njyewe mu busambanyi nakoze bwose, ibintu byo kumbwira predasinetaga nkubwira ati warasaza, ahubwo ibyo by'agakingizo, ibyo bintu abazungu baza bababeshya ngo sida ibaho, sida yabaye hehe, ku buryo nyeya n'igihe naryamanaga n'umuntu kandi mbizi neza ko umugabo we ari sida yamwishe, ariko nkamwumvisha uburyo nta sida ibaho, nkanamubwira ati we warasaza, akambwira ati waretse kwiyahura ko mama wawe muzi n'ibiki ko nge nanduye, waretse. Nkavuga ati warasaze nta sida. Ariko natangajwe no Imana ni umukozi w'umuhanga
kandi zikurinda kandi ikanaturindira mu byaha. Imana yandindiye muri ibyo byaha, nararangije ngiye kwipimisha nsanga nta sida ndwaye, nsanga Imana yandindiye muri ubwo bukozi bibi. Najyaga hariya mu Biryogo nkajya gutega ziriya ndaya z'Matimba, kandi ubwo nakoranaga n'iyemeye ko dukoreraho, iyemeye ko dukoreraho niyo nakoranaga nayo. Umva, nageze ku abantu bavuga ngo Yesu ntamara inyota. Yesu amara inyota y'itabi. Njya mbwira abantu uti niba warabuze umuti w'itabi gana kwa Yesu. Yesu amara inyota y'ubusambanyi. Narindi ku rwego rwo kuba nagura indaya enye mu ijoro rimwe. Ndabyibuka neza, hari igihe nigeze kugura indaya enye mu ijoro rimwe, kandi n'ubundi bucya nkomeza kuri wa mugore wanjye. Urumva ni nkaho ari we washojereje ari uwa gatanu, nirirwayo aranyondora n'ibiki. Urumva Imana ikura ku itabi igakura ku nyota y'ubusambanyi ikagira iti Imana yacu ishoboye byose. Amena, haleluya. Hanyuma rero nihutishije cyane ubuhamya bwanjye muri makeya nuko nguko. Naho ubundi mvuze ibyo nahuye nabyo mu buhamya bwakwira bugacya, uburyo nagiye nirukanwa. Ubundi narangije kwiga segonderi maze gukubitwa ramvoye definitifu 7, banyirukana bakangira kuyasoma ati turamwirukanye burundu. Ariko Imana ikiyeranja, nubwo banyirukanaga nkongera nkagaruka nkiga. Mbese urumva n'ubundi nta hantu nigeze niga ndi wa mwana n'ahantu hose nize nabaga ndi umwana w'intakoreka. Abayobozi banzi, abanimateri, abadiregiteri bazi ko ndi ikirara. Mbese mvuze ubuhamya bwanjye bwakwira bugacya. Ariko reka mbusozereze hano, uko tuzakomeza tugenda tubana nzajya ngenda mbagezaho n'ubundi. Hanyuma reka dusome n'ijambo ry'Imana. Twari twatangiye dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Twari twasomye rero uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Ndongera nsome noneho nsobanure kuri izi ntwaro umukristo agomba kwitwaza, nindangiza nsoze. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri torero rya Efeso ni rya rindi Pawulo yagiye gusura. Agezeyo asanga abanya-Efeso, kuko bari abanya business cyane, bari abantu bahuze, abona nta hantu ntazabahamagara ngo baze mu giterane ababwirize byemere, abona nta hantu azabakoranyiriza ngo byemere. Afata icyemezo cyo kuzajya ajya muri buri rugo rumwe rumwe. Hanyuma rero iri vugabutumwa yarikozeyo imyaka 3, ajya muri buri rugo rumwe rumwe. Hanyuma baragenda bakizwa neza ku rwego abanya-Efeso bagiye bahinduka barokore, ku buryo bavugaga ubutumwa bwiza nta ubwirije, nta n'ubumbuye Bibiliya. Kureba uko yambaye, uko agenda, uko avuga, byonyine bikabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Bakavuga ati natwe turashaka kuba nk'abanya-Efeso, natwe turashaka kuba nk'abarokore. Natwe birakwiriye ko muri ino minsi natwe tugenda nk'abarokore b'ukuri babwiriza ubutumwa bwiza. Yesu we yaravuze ngo bazatumenyera ku mbuto. Imbuto rero nizo zigaragaza umuntu uwo ari we, uko akora n'uko agenda. Haleluya. Hanyuma rero Pawulo amaze kwitegereza akagakiza abanya-Efeso bari bagezeho, uburyo bari bakijijwe neza, bubaha Imana, bakiranuka muri byose, mu myambarire, mu mivugire,
mivugire, mu migendere, ahitamo kubandikira runo rwandiko. Arababwira rero, nubwo bimeze gutyo, nubwo mukijijwe, nubwo mwera imbuto zikwiriye abera bihannye, ariko birakwiriye ko mutwara n'intwaro zose z'Imana. Bene data, hano Pawulo yagaragaje intwaro zirindwi umukristo agomba kwitwaza. Izi ntwaro zirindwi umukristo agomba kuzitwaza kugira ngo azagere mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko yagaragaje indi ntwaro umwanzi Satani arwanisha. Twebwe nubwo abantu bakijijwe dukwiriye kwitwaza zino ntwaro zirindwi, ariko Satani we intwaro akoresha ni intwaro imwe gusa. Urumva ko Satani nawe arakomeye mu rwego rwo kurwanya abana b'Imana. Intwaro akoresha ni imwe, nta yindi ntwaro Pawulo yagaragaje, ni iyi ntwaro y'iki? Y'uburiganya. Kuko yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwande bwa Satani. Urumva intwaro Satani akoresha ni intwaro y'uburiganya gusa. Satani ni uriganyirije abantu kuba bari mu tubari, Satani ni uriganyirije abantu kuba bataza mu nzu y'Imana, Satani ni uriganya abantu ukavuga ati dore mbese Satani ariganyije abantu ku rwego bukomeye, kandi ni ngombwa kubariganya kuko ijuru tujyamo ararizi we yaribayemo. Igituma rero iri juru tujyamo ararizi we yaribayemo. Icyo gahunda ye rero ni ukuriganya abantu ijuru, kuko Yesu we icyatumye adupfira ni ukugira ngo amaraso ye aducungure, cyane ko Yohana yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka ahubwo azabona iki? Ubugingo buhoraho. Abantu rero batizera uyu mwana ni babandi Satani yariganyije. Natwe rero nta yindi ntwaro turwana nayo, turwana n'intwaro y'uburiganya bwa Satani. Ariko Pawulo yagaragaje izi ntwaro zirindwi umukristo agomba kwitwaza. Intwaro ya mbere rero yagaragaje, yaravuze ngo muhagarare mushikamye mukenyeye iki? Ukuri. Iyi ntwaro y'ukuri ni intwaro iteye ubwoba, kuko iyi ntwaro y'ukuri ishushanya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kwa Data ntamujyanye. Uyu muntu rero ukenyeye ukuri aba akenyeye Kristo. Amena, haleluya. Uyu muntu ukenyeye ukuri aba akenyeye nde? Aba akenyeye Kristo, aba akenyeye Yesu. Kandi uyu muntu ukenyeye ukuri ntashobora kugaragarwaho no kubeshya. Abarokore muri iyi minsi basigaranye ikintu cyitwa kubeshya. Farawo mu isezerano rya kera, Farawo niwe wahamagaye Mose aramubwira ati mukwiriye kugenda gukorera Imana mu butayu, ariko imikumbi yanyu n'amatungo yanyu abe ari byo bisigara. Mose yasubije Farawo, ni hariya 26 ibice 10 umurongo wa 26. Mose yashubije ngo iki? Mose yashubije Farawo aramubwira ngo dukwiriye gutwara ibintu byacu byose tukajya gukorera Uwiteka Imana, nta n'urwara tuzagusigira. Abarokore rero muri iyi minsi y'iki gihe bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nubwo twaje mu murimo w'Imana, nubwo Imana yaduhamagaye, ariko hari ibintu by'inzara Satani yasigaranye zacu, ariko birakwiriye ko dukorera Imana nta n'urwara dusigiye Satani. Uru rwara rero nge nabonye Satani hari abantu benshi yasigaranye urwara rwo kubeshya. Ugasanga umuntu agiye mu ivugabutumwa byiza, baramuhamagaye ati mwene data ugeze hehe ko tubona uri gukererwa? ngo nicaye kuri moto. Kandi aravuze ngo nicaye kuri moto, mu by'ukuri ntaragera no kuri kaburimbo. Kandi ijambo ry'Imana ni mu byahishuwe byanditse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abasambanyi n'abakunda kubeshya bakagira gute? Bakabikora. Bene data, birakwiriye yuko dukenyera ukuri. Uyu muntu ukenyeye ukuri rero ntabwo azagaragarwaho no kubeshya. Buriya kubeshya biterwa n'iki? Biterwa n'ubwoba. Jambo ry'Imana riravuga ngo ntuzatinye umwana w'umuntu, ahubwo uzatinye
Imana yo ishobora kwica iki? Ubugingo. Kubeshya rero nabonye bituruka ku kintu cy'ubwoba. Umuntu akubajije atugeze hehe, ati ngeze mu mujyi kandi uracyari Nyamirambo kandi nguru umurokore, urumva Satani yasigaranye urwara rwawe rwo kubeshya. Ariko Pawulo yabwiye Abefeso, arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Intwaro ya mbere abwiye ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Uyu muntu rero ukenyeye ukuri, uyu muntu ukenyeye ukuri ntabwo ashobora kugaragarwaho n'iri kosa ryo kubeshya, kuko nyine akenyeye ukuri muri we. Birakwiriye ko muri ino minsi rero natwe dukenyera iki? Ukuri. Kandi uyu muntu ukenyeye ukuri ntagaragarwaho no kubeshya, ntagaragarwaho n'amanyanga, nta kintu na kimwe kimugaragaraho uretse gukorera Imana no gukenyera ukuri. Hanyuma intwaro ya kabiri yaravuze ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira iki? Igituza. Bene data, iyi ntwaro ya kabiri nayo irakwiriye ko dukwiriye kwambara iki? Gukiranuka. Reka numva ijambo ry'Imana rivuga ngo dukiranuke muri byose, ndetse ku gato no ku kanini. Ntabwo ari ugukiranuka gusa wirinda kubeshya, wirinda ubujura, wirinda ubusambanyi, wirinda iki? Unakiranuke ku mafaranga y'abandi. Nujya muri butike bakakugarura amafaranga menshi, wari utanze 2 wenda bakugarura 5, wowe kiranuka usubiza amafaranga y'abandi, ntugaragarweho n'ubujura. Ukiranuke ku cya 10 n'amaturo. Ngewe ntago nteganya kuba mwarimu cyangwa pasiteri, ariko njya nkunda kubwiriza abantu cyane kuri iki cya 10 n'amaturo, kuko nasomye ijambo riravuga ngo muzane icya 10 n'amaturo mu nzu yanjye, ngo ndabagomorerera umugisha mubure naho mubukwiza. Ariko ikintu giteye ubwoba, naho wazana icya 10 n'amaturo uyu mugisha ntuwubone. Ariko gendera ku ijambo rivuga ngo nimutabikora muravumwa wa muvumo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko nta juru ry'ikivume bibaho. Niba rero uriye icya 10 cy'Uwiteka ubaye ikivume, kandi nta juru ry'ikivume. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukiranuke muri byose. Reka rero ukiranuke ku cya 10, ukiranuke ku maturo, ukiranuke ku mafaranga y'abandi, ukiranuke mu byo uvuga, ukiranuke mu byo ukora, ukiranuke mu buryo wambara. Mbese mwambare, yaravuze ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira iki? Igituza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ikintu kizatugeza mu ijuru ni ugukiranuka. Icya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni ugukiranuka. Umuntu utizeye ntashobora kuzabona ijuru. Icya kabiri ni ibi bintu bibiri uko mbabwiye, ubikoze wazabona ijuru. Gukiranuka nako kwizera kongeraho gukiranuka biguhaniriza iki? Ijuru. Nicyo gituma Pawulo yababwiye ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira iki? Igituza. Twihuse cyane. Intwaro ya gatatu yaravuze ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza. Buriya kuvuga ubutumwa bwiza nabyo bishobora kuba intwaro igukingira imyambi y'abamubi, cyangwa bishobora kuba intwaro yo kurwanya bwa buriganya bwa Satani. Buriya Yesu yaravuze ngo nutampamiriza imbere y'abantu, nanjye sinshobora kuguhamiriza hehe? Imbere ya Data. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko buriya ugomba kugaragaza Yesu kurimo. Ngewe nk'ubu ngubu nizi ibintu by'ubwubatsi, natangiye mbibabwira mu buhamya yuko nizi iby'ubwubatsi, ari naho nacururizaga urumogi, ariko nageragezaga nkiga, ndangije ndarangiza. Ariko nubwo nizi iby'ubwubatsi, nubwo nta kazi nabonye kajyanye n'ibyo bize, nge nahisemo gufata umwiko, kandi birantunze kuko mbasha kubonamwo ibirayi by'abana. Hanyuma rero ahantu mba nibereye mu ishansiye, nkunda kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, nkakunda kuvuga Yesu ndimo, nkakunda kugira gute. Mu minsi ishize Imana yageze no kuncira inzira, mbona akazi muri Tanzania, nubwo nyine kontra yarangiye nkavayo. Ariko hari igihe Umushinwa yajyaga kwiryamira, twakoze nka overtime, yajya kwiryamira igihe turangirijeho, yajya kwiryamira igihe turangirijeho, abakozi bakavuga ati reka tumubwire amasaha menshi arenze ayo twakoze. Nkavuga ati ariko se murashakira iki kwiba? Bakavuga ngo aha, ngo pasiteri ngo ntiyabemerera ko mwiba amasaha. Urumva igituma bangaga kwiba nuko babaga bazi yuko
ndi kumwe nabo kandi ndi pasiteri. Ushobora rero no kuba uri gukora nko muri shansiye nka gutyo, abantu bapanga nko kwiba bosi, bavuga bati kuko izo ngeso zikunda kubaho cyane, bakavuga bati reka dukoreshe imifuka, wenda bosi yabahaye nk'imifuka 10, bakavuga bati reka dukoreshe imifuka 8, indi 2 turi buyigurishe. Iyo babona rero uri hagati muri bo kandi ukunda kuvuga Yesu cyane, ukunda kubabwiriza ubutumwa bwiza, bashobora kuvuga bati se ibi bintu turabikora tubihereye hehe kandi turi kumwe na pasiteri, n'ubundi tubikoze yaturaburiza. Kubera iki? Kubera Yesu kurimo. Ubundi umuririmbyi yaravuze ngo bose bazamenya yuko ubana nawe, bareka ubugome bitabe nde Yesu. Ubwo baretse ubugome bwo kwiba bosi kubera ko bazi kubana na Yesu. Amen, haleluya. Kubera ko bazi kubana na Yesu baretse kwiba bosi. Birashoboka yuko muri no minsi ushobora kuba uri umurokore kandi uri umukobwa, ubonye chance yukoramo cyangwa ubonye kampani runaka ujyamo, ukajya ukunda kwivugira Yesu cyane, wivugira Yesu cyane. Muri no minsi rero hari abakoresha, umukoresha ashobora kukubona akagukunda, agashaka kugutura mu nzira mbi wenda z'ubusambanyi, ariko akagutinya. Uri nk'umukobwa akagutinya kubera iki? Kubera yumva uhoza Yesu mu kanwa cyane, akavuga se uyu mwana ko numva avuga Yesu mu kanwa cyane, nkaba numva abwiriza abantu ubutumwa bwiza, ubundi iyi mirimo mibi nshaka kumukoresha nimbimubwira azemera. Urumva bwa butumwa bwiza bikubereye iki? Bukubereye intwaro igukingira iki? Bwa buriganya bwa Satani. Wenda yari kuzabikubwira ukabyanga, wabyanga agahita kwirukana kubera kukijijwe, ariko noneho kubera Yesu kurimo, kubera Yesu uvuga. Bese Paulo nawe yari ari mu mwuka avuga ngo ubutumwa bwiza mwambari mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Bese kuvuga ubutumwa bwiza ni byiza, nta mpamvu rero yo kwiyoberanya aho ugeze. Buriya Ahabu ngo niwe wiyoberanyije, yariyoberanyije ajya mu basirikari, ngo arangije ngo arasirwa mu igare, ngo yihanganira mu igare, ngo ku kirengarenga agira gute? Aratanga. Icyatumye yicwa niki? Nuko yiyoberanyije. Nawe rero nujya mu kazi ahantu runaka cyangwa akajya mu bantu benshi ukiyoberanya, uzarasirwa mu igare. Birakwiriye kukwiriye kugaragaza ukurimo, ukagaragaza uriwe utiyoberanyije. Ahabu yataza kwiyoberanya ntiyari kurazwa, ariko yarasiwe mu igare kubera ko yiyoberanyije kandi arasirwa muki? Mu igare. Hanyuma rero twihutishije, Paulo yaravuze ngo mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Bene data, natangiye mbabwira ngo kwizera no gukiranuka niyo mutifi izatugeza hehe? Mu gihugu cyo mu ijuru. Buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu utizera ngo ntashobora kunezeza Imana, ariko ngo umukiranutsi azabeshwaho n'iki? No kwizera. Bene data, birakwiriye ko dukwiriye kwizera Imana, tukayigirira icyizere. Yesu abigishwa baramubaje ngo tugire kwizera kungana gute? Arababwira ngo mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ugakurwa ahawe. Yesu yabonaga kwizera kwacu ari gukeya, kuko tubona Imana idukoreye imirimo n'ibitangaza, bamwe mu mwanya umwe tugashima Imana, mu wundi wabona Imana itinze kuza ukabura cogoye. Ariko birakwiriye ko tugira gute? Ko tugira kwizera bene data, tukizera Imana. Amen, haleluya. Tukayigirira icyizere. Yesu nashimwe. Umva umuririmbyi yaravuze ngo nkomezwa n'amaraso ye, ngo ariko na ya masezerano ye. Ukizera aya masezerano. Aya masezerano ntabwo ari yo gukora ubukwe, ntabwo ari yo kubaka amazu, ntabwo ari yo kugura amamodoka, ahubwo amasezerano yatubwiye ni isezerano ry'ubugingo. Yesu nashimwe, haleluya. Dukwiriye kwizera Yesu ko azaduha ubugingo. Yaravuze ngo ndagiye, ngo kandi ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo nzagaruke mbajyane aho ndi namwe muzabeyo. Kandi ngo ubyizera ngo yiboneze nk'uko wagize gute? Aboneye. Bene data, nagira ngo mbabwire tugire kwizera ko Yesu azaza akatujyana aho ari, tukazabayo, tukizera iki? Ubu bugingo. Uyu muntu rero wize ufite kwizera kw'igitsikamutima, naho inzara yamutera mu rugo iwe, ntabwo azajya guteka imitwe
kuri butike, kuko yizeye Imana ko ishobora byose. Nubwo atariye uno munsi, ariko ejo Imana izamugaburira. Dufite ibihamya. Iyagaburiye Abisirayeli imyaka 40 mu butayu, badahinga, badacuruza, batorora. Ntabwo ibyawe ari byo byayinanira. Yaravuze ngo yirambuye ikiganza ihaza kwifuza kw'ibiri mu isi byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bene data, tukwiriye kugirira Imana icyizere, ukavuga ati nubwo ndi muri Piriyave, ariko mu ijuru mfiteyo inzu, kandi Imana ibasha. Umva, ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni iby'Uwiteka. Bene data, nubwo rero biba bimeze gutyo, tugomba kwizera Imana kwituze, ahubwo tukayikiranukira gusa. Yaravuze ngo mushake mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Mureke rero tugire Imana icyizere, tuyizere. Nicyo gituma Pawulo yababwiye ngo mugire gute, kugira ngo nubona iyo nzara ikugezeho, wizere ko Imana yakugaburira. Nubona iyo Piriyavije, wizere ko Imana yakubakira inzu, ariko ikigeretseho ari ubugingo. Bene data, hanyuma twihutisha, yaravuze ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ngo ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro, ngo kandi mwakire agakiza kabe ingofero. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo mwakire agakiza kabe nk'ingofero. Umuntu wese ukubonye akubonemo agakiza. Buri igituma Pawulo yagereranyije agakiza nk'ingofero, ni ukubera ko ingofero igaragaza umuntu icyo ari cyo. Iyo ubonye ingofero y'umupolisi, yambaye ingofero y'umupolisi, umenya ko ari umupolisi. Ntago wabona umuntu wambaye ingofero ya gisirikare ngo uvuge ngo uyu ni umupolisi kandi ubona yambaye ingofero ya gisirikare. Nawe rero umuntu ukubonye ajya ahita amenya icyo uri, abona agakiza. Hari abantu bakorera muri iki gihe bagira imyenda bajyana mu mujyi, bakagira n'iyindi bajyana gusenga. Imana niturengere kandi tugirire neza bene data, kuko Yesu yazengurutse cya giti cy'umutini agishakaho urubuto, kandi yari yaturutse hirya abona gifite amababi ashashagirana rwose. Aravuga ati kiriya giti wenda uwakegera nakibonaho iki urubuto. Ni kwa kundi rero bishatse kuvuga iki, ni wa muntu usanga mu rusengero yambaye arashashagirana amababi rwose, yambaye ibigeze ku burenge, yateze igitambaro, ariko Yesu yaza kumushakaho urubuto mu mujyi, wenda ageze mu mujyi yamushakaho urubuto akarubura, wenda bageze mu kazi akora yamushakaho urubuto akarubura. Nicyo gituma Yesu yavumye icya giti, arakivuma gihita cyuma. Abigishwa bamubaza bati kuki ukivumye kandi kitari mu gihe cyo kwera imbuto? Ntago cyari mu gihe cyacyo, ariko twebwe birakwiriye ko twera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, kwera imbuto mu gihe cyose. Amen. Haleluya. Hanyuma rero reka dukomeze dusobanura no kw'intwaro kuzimisha imyambi ya wa mubi yose akamuriro, ngo mwakire agakiza kabe nk'ingofero, ngo kandi mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana nta rindi hano Pawulo yashatse kugaragaza, ni Bibiliya. Gusoma ijambo ry'Imana, cyane ko ijambo ry'Imana niryo dukwiriye gushyira imbere n'imbere, kuko no mu itangiriro bavuze ngo mbere na mbere hariho nde? Jambo rero nta wundi ni Bibiliya. Ngo kandi na Yohana yarabivuze ngo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo yari Imana, ngo mu byaremwe byose ngo nta kitararemwe nawe. Haleluya. Jambo rero nta wundi ni Kristo. Buriya iyo uri gusoma ijambo ry'Imana uba uri gusoma ku birenge bya Yesu. Mwibutse wa mugore wasutse amavuta ku birenge bya Yesu y'igiciro cyinshi, yarangiza agasoma ibirenge bye. Nawe rero buriya iyo uri gusoma Bibiliya uba uri gusoma ibirenge bya Yesu. Birakwiriye rero ko tugira ijambo ry'Imana, cyane ko na Dawidi yaravuze ngo nabikiwe ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nta handi rero iri jambo turikura, ni ijambo rya hehe? Ryo muri Bibiliya. Ni ugusoma Bibiliya. Uri gusoma Bibiliya abadayimoni ntibakumenyera. Iyo uri gusoma Bibiliya nta muntu, mbese warasobanukiwe ijambo, nta muntu waza kujijisha mu ijambo akubaza iby'ibyiringiro byawe, ahubwo uhita umusobanurira ushize amanga. Amen. Haleluya. Uhita umusobanurira ushize iki amanga, ukamubwira cyane nko warasomye nk'ara muri Yohana. Nk'abantu mw'iki gihe ashobora kuza kubwira
baratubwira ngo none se kutubwiye ngo ko Yesu ko ari umwana w'Imana, ubwo Imana zibaye zingaye? Uratubwiye ngo Yesu ni umwana w'Imana kandi watubwiye ko Imana ari imwe rukumbi, none ubwo Imana zibaye zingaye? Wa mugani nawe kuko utasomye ijambo, kuko udasobanukiwe, ukavuga ati ariko se koko wa mugani Imana ko Imana Data n'Imana Mwana n'Umwuka Wera, ubwo Imana zibaye zingaye? Ariko iyo wasomye ijambo uhita umusobanurira ukavuga ati Yohana yaranditse ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Niyo utakwirirwa uvuga ngo mu byaremwe byose nta kitaremwe, mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Urumva tujuru ijambo ry'Imana niryo Mana, ukavuga mbese ugasobanura ijambo ushize amanga kubwo gusoma ijambo ry'Imana. Birakwiriye uko abarokore bo muri no minsi dukwiriye gusoma cyane ijambo ry'Imana, atari ugutunga Bibiliya yo guhanagura ku cyumweru gusa, ahubwo tuyitunge tunayisoma duhereye mu itangiriro cyane tukageza mu byahishuwe. Amen, haleluya. Hanyuma twihutishije reka dusobanure no kuri iyi musengeshe mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Hanyuma yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi ku by'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera. Haleluya, haleluya. Iyi ntwaro Pawulo yagaragaje ya karindwi yo gusenga ni intwaro umuntu ni intwaro ijya ibasha kunetarariza Satani cyane. Amen, haleluya. Iyi ntwaro ijya inetarariza Satani cyane kubera yuko mu ntwaro zose Pawulo yagaragaje yasobanuye intwaro zindi, asobanura ukuri nk'umushumi, asobanura agakiza nk'ingofero, asobanura kwizera nk'ingabo, asobanura gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ariko gusenga ntacyo yigeze abigereranya nacyo. Kubera iki? Ntiwavuga ubutumwa bwiza udasenga, ntiwakiranuka udasenga, ntiwakwizera udasenga, ntiwasoma ijambo udasenga, ntiwagira ukuri udasenga. Iyi ntwaro yo gusenga rero ni intwaro ijya inetarariza nde? Satani. Pawulo rero yashoje avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga kandi no kwinginga. Ubu rero muri iyi minsi ni ugusenga y'uburyo bwose. Wasenga y'ubutayu, wasenga y'ubuvumo, wasenga yo muri nibature, wasenga yo kwiyiriza ubusa, mbese ni uburyo bwose, ntabwo ari ugusenga y'uburyo bumwe, ahubwo wumva unabishoboye wajya mu giti ugasenga, unabishoboye wajya mu mwobo ugasenga, wanajya hejuru. Mbese Pawulo we yagaragaje uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Amen, haleluya. Mureke rero dusenge be na Data dukiranuke muri byose. Hanyuma ijambo ryanjye ngana ku musozo, mutwe w'amagambo navugaga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi Imana ibaha umugisha abantu twabanye kuri iyi Iyobokamana TV. Nshuti bakunze ba Iyobokamana TV, mwabyumvishe ubuhamya bwa munyeshuri burakomeye cyane. Mwumvishe ko nta kure habaho Imana idakura umuntu, yanyuze mu bikomeye arakomera, none yaje kugukomeza. Rero akubwiye ijambo ry'Imana ryiza ndetse n'ubuhamya byose bigomba gufasha abantu. Imana iguhereza umugisha cyane munyeshuri. Yego, Imana ishimwe. Hari umuntu ushobora kumva ubuhamya bwawe akumvira ijambo ry'Imana agashaka kuba yakuvugisha, ariko wenda tutarajya wenda kugutanga nimero za telefone, umuntu yakubaza ati wa mudamu se n'ubu niwe mukiri kumwe, bimeze gute wenda kugira ngo abantu wenda babashe kuva mu wa mudamu twabanye wari wanyemereye ko babandi nabo nabazana, nyuma baje kubyanga, ni nabwo nakijijwe. Ubu turacyari kumwe, cyane ko muri no minsi turi no kwitegura gusezerana imbere y'Imana. Kuri izi tariki 23 z'uku kwa 11 turi kwitegura gusezerana imbere y'Imana kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza mbohotse, kubera ko twari twabanye tudasezeranye, cyane ko twabanye ntaranakizwa. Ati ku itariki 23 rero z'uku kwezi nyine kwa 11 ati tuzakora ubukwe buzabera ku mudugudu wa Beteli Nyirabuntu. Tuzasezeranira ku mudugudu wa Beteli, ariko kubera ibingibi byo gufunga insengero byabayeho umudugudu wacu ntago barawufungura. Ubu turi guteranira kuri paruwase mu Rugarama. Ubu ngubu niho ubukwe bwacu buzabera hariya kuri paruwase
paruwase mu Rugarama. Iyobokamana TV natwe tuzaba tubaye mu bukwe bwanyu, kandi abantu bakurikiye wenda iki kiganiro mwumvisha ubuhamya bwe. Ni umuntu Imana yagiriye neza pe. Hari n'ubuntu wenda ushaka gushaka kugushyigikira, ushobora gushaka kukuvugisha, kuko burya ubukwe bukorwa n'abantu. Reka rero uduhereze nimero za telefone kugira ngo abadukurikiye babashe kuba bakuvugisha. Mwakoze. Nimero zanjye za telefone MTN ni 07 8 36 ndasubiramo ni 07 8 36 227. hanyuma Tigo ni 07 256 227. Reka rero tugushimire tuvuga tuti Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, iguhereze umugisha, igukomeze mu gakiza yaguhaye kavuye kure. Waranyuze mu bintu bikomeye, kandi umurimo wayo yashyize muri wowe ukomeze ubundi Imana ikomeze ihire imirimo yawe, ndetse ikomeze igufashe muri byose. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. Sawa, murakoze cyane, kandi namwe Imana ibaha umugisha kuko mwantekerejeho mukemera yuko nza gutanga ubutumwa bwiza kuri iyi Iyobokamana TV.